Mwiriwe neza, mwiriwe banyarwandakazi. Iyi ni radiyo yanyu mukunda, radiyo Ruda, radiyo nziza cyane mukunda kandi mwishimira kubera ibiganiro byiza ibagezaho bya buri munsi. Uyu munsi rero twagerageje kubabariza ikibazo umuyobozi wacu, ikibazo kigoranye cyane, ikibazo kigoye abanyarwanda, ikibazo gihangayikishije abanyarwanda, ndetse ikibazo gihombye abanyarwanda ndetse cyane. Ni ikibazo rero kijyanye n'akarengane kari gukorerwa abacuruzi. Ejo hashize ku munsi wa gatatu nari nagerageje gutemberera muri ibi bice byo ku Murindi za 12, ukazamuka za Kabuga, ukamanuka hepfo za Rugende, ndetse naragerageje no kugera za Rwamagana hirya. Nahasanze ikibazo rero kijyanye na transport n'imodoka zitwara ibiribwa, bacuruza ibiribwa, ababa bavanye ibitoki Kibungo, ababa bavanye amapetroli muri Tanzania, ababa bavuye impande zose zitandukanye, ariko bakoresha amamodoka manini aya twita amakamyo. Twabashije kuganira nabo rero, nubwo benshi badusabye ko amajwi yabo atatangazwa, ariko turavuga tutereka tugerageze inkuru zabo tuzibagezeho. Bafite ikibazo rero cyuko umunsi ku wundi, cyane cyane iyo abakuru b'ibihugu cyangwa se umukuru w'igihugu agiye kunyura muri iyo nzira, bahagarikwa guhera mu gitondo kugeza isaha ari butambukire. Ndetse benshi nagerageje kuganira nabo bambwiye ko batajya banababwira ese aratambuka ryari, ese barahagarara kugeza ryari. Nkibaza, cyangwa se n'abandi banyarwanda bose nabashije kuganira nabo bakibaza bati se nta buryo budasanzwe bundi bwakoreshwa ku buryo iki kibazo cyakemuka? Ese nta buryo bwashyirwaho bw'uko niba perezida agiye kunyura muri uwo muhanda bashobora gufunga imodoka igihe kingana n'iminota 30, isaha imwe cyangwa se isaha 2, ariko nibura imirimo y'abenegihugu igakomeza ikagenda neza idahagaritswe umunsi wose? Kuko hari umwe naganiriye nawe nsanga avuye kurangura inyanya, mubajije inyanya avuye kurangura, ambwira ko inyanya ze niyo zimaze amasaha 12 zidacurujwe ashobora kugiramo igihombo kitari hasi y'ibihumbi 200. Nkibaza, perezida wa repubulika iyo abenegihugu bahombye nk'uko ibyo bintu ababizi, ese ni traffic iba yabigezemo uruhare kugira ngo yo ishyireho gahunda y'uburyo bwo kugenda mu muhanda, cyane ko ari nayo bifite mu nshingano? Nkibaza ese ni iki cyakorwa, ni iki abayobozi b'igihugu bakora kugira ngo izi mbogamizi, aka karengane gakorerwa abacuruzi bakorera mu ntara, bavana ibintu mu ntara babyinjiza mu mujyi wa Kigali, ni igiki mwabafasha kugira ngo iki kibazo gikemuke? Twifuje rero kuganira na perezida wa Ruda mu Rwanda, ndetse aranitegura kuba perezida wa repubulika mu gihe gito cyane. Abanyarwanda mushonje muhishiwe, kuko tumaze kubona ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko uyu mugabo ashobora kuba ari umugabo w'inararibonye, ashobora kuba ari umugabo wagenze cyane mu Rwanda akamenya ibibazo abanyarwanda bafite. Ni nayo mpamvu twagerageje kumushaka kugira ngo tuganire nawe, dusesengurire kuri iki kibazo, twumve niba koko ari ihame ko abenegihugu bashobora kujya bahagarikwa ayo masaha angana uko nguko, cyangwa se niba haba harimo akarengane. Ibyo nabyo tubimenye, kuko hari ikibazo cy'uko ibintu nk'ibyo ngibyo iyo bikorwa abenegihugu batabimenyeshejwe. Perezida wa Ruda rero, turi kumwe nawe hano, turicaranye, turi kuganira, tukaba twagira ngo mudusobanurire neza iyo ngingo, niba namwe icyo kibazo mwamukizi, cyangwa se niba ari bwo bwa mbere mucyumvise. Mwebwe mwaba nk'igihe muzaba mumaze kurahirira kuyobora u Rwanda, ni iki muzakora kugira ngo icyo kibazo cyo kuzagera ku banyarwanda ndetse kinacike burundu? Murakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Murakoze cyane kuduha rino jambo rikomeye cyane
ryiza ritanga ihumure kandi sinagusa ahubwo ritanga igisubizo kirambye kinarambuye kirarambye ukagira ngo kirambirize iri kugeza imurambi mu Rwanda hose n'ahandi hose mu turere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda. Ni gute umuntu anyura mu nzira nyabagendwa kandi yitwa inzira nyabagendwa ya bose apana ya bamwe? Konje perezida wa Ruda anyura ahantu abantu ntibahunge ntibakurwe mu mihanda ko ahubwo baza bansatira bansuhuza? Murumva perezida nyaperezida w'abaturage na rubanda rwose mu Rwanda hose mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika n'isi yose, mu gihe abandi bajya kunyura mu mihanda ikagomberwa gufungwa ku baturage ntihagire n'uwongera kuwunyuramo. Ibyo byabaye biba muri Repubulika y'u Rwanda hano. Yes, nkuko nabivuze ntabwo ari kera, hari ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 2018. Ni ikibazo cyagaragaye cyane mu uyu muhanda wa Murindi, ndetse mu mwaka wa 2016 nabwo icyo kibazo cyabayeho. Hari abaturage nabashije kuganira nabo mu karere ka Rwamagana, ntabwo nabo bashatse ko dutangaza amajwi yabo ndetse n'amazina yabo. Hagaragaye ikibazo cy'uko iyo perezida agiye kunyura muri uriya muhanda wa Rwamagana, imodoka iyo ari yose yaba iri kuva mu Mutara yaba iri kujyayo, iva mu Mutara cyangwa ijyayo itwaye ibicuruzwa, iyo ngiyo igomba kufungirwa ahantu igeze mpaka perezida aciyeho agiye mu butumwa agiyemo ndetse anagarutse. Ntabwo ari hanze y'igihugu byabaye, nta nubwo ari mu bindi bihugu byabaye. Icyo ni ikibazo kigaragara hano mu Rwanda, cyane ko ari naho hambere ku isi ya Nyagasani iki kibazo cyaba kitangajwe cyangwa se cyaba kigaragajwe mu ruhame. Tukibaza ni iki cyakorwa. Niyo mpamvu twabatumiye kugira ngo muze mudusesengurire iki kibazo, muze mutuganirize kuri iki kibazo, ndetse munatanga ihumure mu Banyarwanda ko iki kibazo cyaba kigiye gucika burundu, atari no gukemuka, ari ugucika burundu. Mukoze neza kugisobanura neza, muragisobanuye kirasobanuka kuko musobanutse, kuko murasobanura n'abatumva bagahita bumva, usibye no kumva bakanasobanukirwa, kandi nabo bireba bakabyumva bakanabisobanukirwa. N'ikindi gihe bajye bamenya ko Abanyarwanda babagaya nubwo batababwira. Twe noneho kubera batwisangaho batwisanzuraho, turi ubwisanzure, tutanga freedoms, noneho na liberties, ugasanga abantu bafite rwose ubwisanzure n'ubwibohore. Iyo batubonye baribohora, kandi baba bananiwe kwibohora bakatubaza, tukababohora haba ku mitima no ku bwonko, byaba ngombwa no ku maboko no ku maguru. Bityo rero icyo kibazo mubaze. Ahubwo hari ikindi nabonye, yagiye kunyura mu nzira runaka, hari imodoka zibanza kunyuraho zikaba zafata abaturage, hari n'izindi zimuturuka inyuma nazo zigenda zisakuma bari inyuma bagendera mu muhanda. Abo bose ugasanga bagenda babafata bakabapakira imodoka bakabajyana mu bigo byo kwa Gakinya ngo babafashe, ngo kubera mukuru w'igihugu yatambukaga. Ibyo bibaho, umwene gihugu agenda mu nzira mu ibarabara, undi yanyuramo, undi kikamubera ikibazo. Bishoboka bite? Abanyumva, abari bunyumve muherereye aho mu Iburasirazuba byabayeho, byo turabizi, byababayeho koko. Bari mu turere twose tugana mu mujyi wa Kigali n'abandi hose mu turere tugize umurwa mukuru w'u Rwanda, aho baba umukuru w'igihugu abagiye kujya, abaturage bakagorwa bagafatwa bagafungwa. No mu gihugu hose utwo turere hagiye barafatwa bagafungwa, none bakakubitamo iminsi 120. Ibyo byose turabiza ko nta karengane k'ibihekane. Ibyo byose bigomba
kurangira twabaruda turaje ibyo nta muntu uzongera gufatwa n'abanyura ku kibuga cy'indege hafi hariya Kanombe nabo bagenda n'amaguru nabo cases turazifite bagenda bafatwa bose bakajyanwa bakazirikwa bakamara igihe kitari kigufi kandi nta n'indishyi z'akababaro babahabwa ugasanga mbese bababazeho ibyaha ntibabajyane no mu nkiko ngo baburane wenda babarege ikirego runaka bisobanuke bumve ko bahawe ubutabera umuntu aragufata akagufunga uko abyumva agamije kukumvisha no kukwerekwa no kukubwira uwo ari we ngo uzamuhabuke kandi nta muntu uhabuka undi usibye guhumiriza ijisho rimwe akareka iminsi ketumanaho bundi ni ukutababwira abantu rwose bararakaye ibikorwa babakorera namwe mujye mwibaza bamaze gufungwa ku bw'agaherero bw'akamama muba mwumva babatekerezaho iki buriya muba mwumva barabyibagiwe bamwumva baraho nta bwenge bafite ntibatekereza nabo baratekereza nk'uko mutekereza yagutekerezeho waramuziritse uba wumva uryamye iwawe ukumva ugubwe neza rero niyo mpamvu mwikururira inzika mutazi bityo rero buri muntu agiye yitwararika kuri mugenzi we twabaruda nta mikino nta kuhohotera izo ndiri z'akarengane kose twe tuzazikuraho tuzerodinga ugire ngo ni isuri zikukumbye tuzaziganisha hirya iyo ekende abanyamahanga iyo baje gusura u Rwanda abanyarwanda bakomerekera muri izo ngenda bakuru b'ibihugu bagirira mu Rwanda ni gute umukuru w'igihugu runaka cy'abaturanyi cyangwa se